ahubwo sinzi kukantu gatekereje wambaye izumweru 2 2 weeks mare wambaye izumweru 2 marura nandereka umunsi wo kwishyuza uzikuntanyishuza kandi nibo baza bakereza kandi n'umugore kandi nditwa tubaharanga wumve kandi siyo wenyine gasuye umunyamakuru mvuga n'aba bakurikira ikiganiro barabizi ko ari bazakereza mwandike muri comment mutubwire ngo mwebwe mu rugo rwanyu umuntu uzitinda cyane n'indi of stories. Ndakuramukije ufunguye iyi video nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Aho uherereye abaherereye muri Kenya, mu Rwanda, mu Bugande, Tanzania, East Africa muri rusange, DRC by'umwihariko turabaramukije cyane. Abari mu Buraya, muri Amerika, muri Oceania, muri Saudi Arabia rero turabaramukije cyane. Abari mu Bushinwa, bayideba abantu bari mu Bushinwa namwe turabaramukije kandi China itugirira umumaro mwinshi. Mwese tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Rero uyu munsi twakiriye couple muri Afrimedia mumenyereye hano hanze na abastar mu bintu bitandukanye. Ni umunyamakuru, ni couple y'umunyamakuru n'umu evangelist, umunyabuntu. Okandwa. Twemera ko umunyabuntu. Yesu ni umunyabuntu. Wewe twagiriwe ubuntu. Urumuvuga butumwa ubwo no wagiriwe ubuntu. Ubwo wagiriwe twakiriye umuntu wagiriwe ubuntu. None se mwe mubaye bogiye hanze y'ubuntu. No umuvuga butumwa rero muri barya bakunze kwita abanyabuntu. Nubwo abanje kubihakaniko nabazabyiyita azavuga ngo kurya nyine muzamutwita. Siko muzamutwita yino kutariko zeka turemerere. Rero niyo kapo twakiriye ni kapo y'abantu beza murababona. Baseka neza, bafite morale. Iki kiganiro ndakigutuye gifite umutwe munini nanje ko ndabura ahantu ngiye kubwihera. Reka mutangire mwibwira abakurikiye Afrimedia live. Okay, yes, murakoze ndabasoje mwese abakunzi ba Afrimedia. Iyo nitwa Irene Mwamikazi. Hariho abanzi, hariho wenda n'abandi batanzi. Abanzi bashaka kuba abanzi kuri ayo mazina bakamenya no kurindi wenda ne rya vuba irindi ryitwa Murenge Top TV. Hariho n'abahanze aho ngaho Murenge Top TV. Yes. Naryo by'abayizina. Nicana nkoreraho benshi yanigenge. Basigaye babikwita ngizi. Ngenda no mu muhanda bakasanga bamwe ariko mama cyane. Ugasanga umuntu ni umuganga bakamwita doctor. Mbese izina rye yiswe n'ababyeyi ntiribera iki? Nkuko tumwita umunyabuntu. Nkuko mumwita umunyabuntu, umuvuga butumwa. Ari ikintu ukora akenshi kiguye izina. Ukacyitirirwa. Hakaba n'igihe noneho kizamuka ugasigara ari cyo cyonyine ukoresha kurusha izina ryawe bwite. Yes. Hariho rero abanze aho ngaho n'amazina nayo ngayo narimba bwiye nishimiye kuba hano uyu munsi cyane. Karibu cyane. Turakoze. Ni sawa. Yego boss. Okay. Naje amazina nitwa Martin Muhirwa. Nkuko mwabivuze ndumuvuga butumwa. Tuvuga ubutumwa bwiza bw'umuntu bw'Imana. Ko bivuga mu gitabo cy'uzakoze n'intumwa 20 Pawulo avuga ko umuhamagaro we n'uguhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ni irihe jambo yaravuga ko abwirije imuhira ejo? Agwiriza amagambo menshi. Arabwiriza abandi, arabwiriza mu nzu iwacu. Ntatorero mugira ryo mu nzu. Rirahari of course. Ninde pastor wacu? niwe pasiteri. Umugore ganti wa pasiteri umugabo ahari. Buriya ni njyewe uko mbyumva urabona umugore mu rugo niwe wegerana n'abana cyane kuko umuryango aba ari umugore n'umugabo n'abana. Noneho ugasanga umwana utuntu twinshi afite n'utwakura kuri nyina.
hariho ibyo amwigisha muri rusange, hariho n'utundi amwongorera hariya hirya. Noneho iyo agiye kujya mu bintu byo kumubwira ibintu bijyanye n'iyobokamana, impamvu akenshi bavuga usanga umwana azi ibintu byinshi yakuye kuri mama we kuko ariwe basipendinga time cyane bari kurusha umugabo. tuvuge ko abana ari ab'abagore ariko mu rugo kose, mu rugo umugore abagore basanga nibo begera abana cyane. Bana munyamakuru tumva ko ingo bazitwase tumva ko abagore ikibazo cya mbere tutarinjira mu kiganiro, ninde uzutinda kwitegura cyane? Ninde wabaye nk'utinda iyo bibaye ngombwa ko habaho gutinda? Ninde uzutinda cyane? icyo ngicyo hatabaye kwigiza nkana, ngira ngo abantu bose barabizi, abagore nibo bagira utuntu twinshi. Mbere y'iki kibazo murabona kudusubiza, mbere y'iki kibazo uravuga ngo ninde uzubureminga undi cyane? hari ugutinda, umunsi utinda kwitegura cyane, ariko hakaba noneho n'ubureminga undi mu gukereza cyane. Ako ngako urumva wakereje uwundi niwe ugomba kuburemingwa, kandi niwe baza bakereza, kandi n'umugore, kandi ntituba tubaharanga kandi si we wenyine gasuye umunyamakuru mpamvu mvuga n'aba bakurikira ikiganiro barabizi ko aribo bazakereza. mwandike muri komenti mutubwire ngo mwebwe mu rugo rwanyu umuntu uzitinda cyane ninde? N'abagore, kuko abagore batinda bitera. Ahubwo sinzi ukanda ugatekereje uzi ko harigenda mu bureminga, harabaga mubwira ati ni mwe satani zinyura bogira ngo dukereze. Ni nkaho ari twe dukorana na satani. Ngaho mu rugo iwanyu ninde uzubureminga undi cyane? Iyo uvuze ngo muje gusenga uyu munsi tumukereze mu rusengero, aba bacu sinzi amenya kuntu satani zabibagabaho ibitero, ahubwo nibwo dukereza, bakanyura aha bakihanagura bakisiga, dore bakisiga bya bindi byose bimwe ADPR itazayemera, bambwiye bakambara amahereni, bamwe bagashaka n'amashaneti n'ibikomo, bagasiga kwa kundi bazabasiga nka gahunda z'amasaro. hari igihe bazagenda bagasanga ari imirongo cyangwa n'ukuntu babikora byonyine biterwa n'ibyo ashaka gushiramo. Hari igihe bugenda akamamara amasaha n'amasaha, nuko niba ari gahunda mwari mufite ikamifa basanga azagora cyane. ariko mutwandikire mutubwiye dushizeho kabisa, wewe ntuzemera kandi si n'ikibazo cyo gukereza. uyu munsi ninde problem inzu niwe kandi uko none nimba ari uko iyo wihagaraho kuvuga ngo weretswe twamaga twemera ko weretswe. ubundi tuba tari mu bisanzwe mu bizwiho. Icyo ni ikibazo gihita gisubizwa n'abagabo cyane, buri wese abureminga umugore we gukereza. ni izihe mpaka iyo mubaye nk'abagenga mu rugo mutumvikana ku kantu, ninde uzitinda mu mpaka cyane? icyo nicyo twebwe tuba tuje impaka tuba twumvikana. Ndabeshya kandi navuga mpaka si cyane cyane, uvuga ngo ndavuga uko navuze. Mbere yo kumvikana haba habayeho kumvishanya ibintu, ninde uzamvisha undi cyane kugira ngo abyumve, niho impaka gazihera. Iyo umuntu umwe atumvishije kimwe n'uwundi aho haza impaka. Nuvuga ngo muzaba mwumva kimwe, imwe azavuga undi akaba yumva ntakuba nk'ababiganiraho ngo turebe. Kumvikana no kuja impaka no guhangana no kutagira, mbona byoterwa n'impamvu zitandukanye. Kimwe byoterwa n'imiterere y'abantu ko bateye, ikindi kandi byoterwa n'ibibakoresha ibyo ari byo. Ariko mu by'ukuri mworoheje ibintu dusanga no mu buzima busanzwe, umugore azi inshingano ze mu rugo nizi, umugabo nakamenya ize nizi, ibintu biba byoroshye. Tureke ibyo mu rugo gusa, hari n'igihe wotanga pointi akabatereka reka iyo pointi siyo mu buryo busanzwe, mu bintu bisanzwe wenda mwanahuye nabyo kwibarabara cyangwa se inkuru mwumvishe, ntugafata uruhande undi akaja urundi. None se nk'inkuru mwumvise itabafitiye inyungu, mwijaho impaka k'amasaha. Ni inkuru mbarirano uri kubaza. nka deba nawe. Iyo ngiyo urayizana nk'inkuru wumvishije, nawe aba agomba guhita yakira
ukuyimubwiye yayumvisha nta bindi kuko ni inkuru gasiba ni inkuru gasiba yoba ari ukuri cyangwa ikaba ikinyoma buri wese umuntu wese ushaka kuvuga inkuru navuze ngo iyo mubwiye mbese mubonye ikintu habayeho argument mu rugo hagati yacu twembi n'induzi utinya tawe ko ntayo kandi ko sugu kaza pana no zo kuza kuvana gupfuka abantu ntacyo turagira mu rugo ku buryo tucikorana tukagitindaho muri mu rugo Ntacyo n'induzi ndazi. utangira yisanga ari kubyina cyane akaba ari bisanga kenshi ari kubyina ari kudensinga mu nzu ko twembise turi bishagasha ariko ziko kantu ntakaba ko twembi turi reka bishagasha dutegerereze mu bana ahubwo tuba tuzinira mu bana n'ubundi y'abana mwashizemo nk'akaririmbo cyangwa ingoma buke abana bakabyina neza nk'umutwe ukaba uri kuneza umutwe ariko tuwuzine weza iyo kwama tubyina nyine iyo mpano ni kawa tutayiha iwacu umuziki ni gake ni gake umuziki ni argument mwigeze mubwira mukaba nk'aba mwibuka mukaba ati uyu munsi byaratinze mbese hasubiremo mbese impaka mwigeze muri argument mukazija mukavuga ati uyu munsi twabitinze impaka nyabaki kuko ko ndaziyoberwa nje hari impaka za discussion ku kintu runaka hakaba wenda no kutumvikana no gusana impaka ariko kutari impaka wenda ku kintu runaka cyanyu family mugomba gutengera cyangwa mugomba gukora cyangwa gutunganya igitekerezo tayidira turemera kandi ko sinkabishe tayi haro biterwa n'intayo mwisanze mu butayu mwembi ninde ushobora gusaba ibinga igihe kirekire ahantu mu butayu nyine nta mazi mu butayu haba hari izuba umuntu usaba ibinga cyane ni abantu imibiri y'abantu ifata nk'iyo situwasiyo bitandukanye ubwo rero biterwa na imiti y'umuntu uko ihagaze ubwo ufite iri hejuru niyo wasava ibinga gusa wenda uko njya numva ngo abagore nibo bajya basava ibinga kurusha abagabo umara umwanya munini inzara yariye abantu ari ubwo wakoze amafungo kubyo tubamenya ko ari igihe kirekire babasha ariko biterwa nyine n'umubiri w'umuntu uko ameze muri we kugira ngo asava ibinga n'iki kintu niwe ngiye kubaza atangira rero twose kugira ngo tuhomye ngapu kugira ngo twinjire mu bibazo bya nyabyo mutubwire inkuru n'iki kintu kiri wiyati kuri uriya mugabo wize kwihanganira wowe utakundaga ariko wiga uvuga ngo ngomba kubana naco ari nakivuga naje kimenyera nawe kimenyera ntacyo yigeze ambwira reka cyumve ubwo se cyo ntakubwiye kiriho ntacyo barakimubwiye ngatubwire natwe twumve ntacyo habit ashobora kuba agira umuco ashobora kuba agira wewe wize kwihanganira umuhereye kuko mwahuye mukuze simbizi mwahuye muri mukira abana oya twahuye dukuze twagize ngo mwarakuranye twamenya nino twahuye mutubwire twamenya nino ariko hari igihe nyine uhura n'umuntu mukamenyana ukageraho ugasanga hariho utuntu tumwe tutakunejeje uhihanganira ariko njye kuri side yawe gasa ko asubijwe nta na kimwe akora ngo numve ngo iki kintu nacyo wumva ko yashitse ntacyo pe kandi ni ukuri ko si ukuvuga ngo ni uko ndi imbere ya kamera niwe mugabo wasengeye ahubwo yaje arengeje uwo nasengeye mu kibazo cyari gikurikira cyabazaga ngo uyu nguyu atari we wari uwawe yari ameze ate mbere mu tekerezo mbere y'uko muhura n'uyu none ugize neza ko wari cujanye ntamusubirije aho ngaho kubera ko ari ikiganiro ubundi se abagore bafite umugabo uzomushaka muri mind baba bafite design none se ko ari ko baba bategereje ifirimbi kivuga umuntu akaba yicerekezo akagenda hari uwo abategereje natubwire aba ari umuntu utegereje nyine gusa ndahita ngaruka kuri iyo point tubwire
tugiye gukora ubukwe gituma gusubije utanije wakibajije tugiye gukora ubukwe tukaba tugana yarambwiye ngo jewe nta gahunda cyamubwira z'urugo uje nta gahunda afite yo gukora ubukwe ntabwo ati umugore ntazagira gahunda umugabo niwe uzana gahunda yo kubaka mwebwe mwamwicaye mutegereje uwozana gahunda maze uragira gahunda gute gahunda igomba kugirwa naje none igitangije bonye byenda gusanisha kusetse ngaho icyo tubwiye uko niko yabwiye ni kandi ako kantu gahunda mugira ako kantu twakaganiriye arayigira gute umugore wagira ngo ubundi kwa 10 cyangwa mu kwa 10 umuntu wese warengeje 18 years aba yinjiye muri gahunda sasa agategereza ubundi ukicara utegereje gusa aravuze ngo nta gahunda mugira nyina amatariki n'ukwezi n'umwaka kiyo bifixa abategereje umuha icyerekezo ibyo si ibyacu wenda iyo umaze kumubona mufatikanya bitewe n'ibindi bikorwa mufite gufixa izo tariki n'igihe muzakorera ubukwe ariko ntabwo ibyo biri muri projet yawe araza wari ufite waza usengera umuntu umeze uti ubundi umusore wese cyangwa inkumi abantu batarashaka bakirimo barashakisha ujya usanga mu mitwe yabo harimo nk'uko ari wavuze design y'ukuntu ariko akenshi umuntu wese aba designinga ikintu cyiza nta muntu ujya designinga harimo kwidesigningira ntabwo bishoboka ntabwo ibyo bishoboka rero njyewe numvaga muri njye numvaga nshaka gusa umuntu ukijijwe point kandi naramubonye urengeje unare icyo nicyo cyari kiri ku isonga utazoza ugukubita kongere ubwo nyine ukijijwe urabyumva muri iki kinyejana se arugikubita umugore arakubitwa mwe n'urebe bibabaza ngaha kuri media yakubwiye batubwire abaza bakubitwa bazokwandikira bakiri nk'uko muri iki kigero iyi generation atari abasaza bakera baruguru ari n'abazakubitwa ari abageni bamaze iminsi ingahe bashaka reka nyabo abasaza ahubwo amanyama kandi no mu mujyi abasaza amanyama yarashize baba barabakubise nimba ari babandi bakubita abagore baba barabakubise bikaruhanya kandi bari wa undi utamukubita ubwo nyine n'ubundi ntiyajya kubikora ashaje nawe uremera ko hari abakubita abagore bakiri bato ubundi icyo kintu usanga ari secret y'umuntu nta muntu ujya apfa kugenda akivuga niyo yaba akubitwa njyewe ntawe bakubise umuntu mu muhana abantu bose keretse akazana ibimenyetso bigaragarira inyuma buri wese ashobora kugira ariko njye mu bo tuvuga ntawe ndabona ntibakubitwa abagore ntibakubitwa kuko ntafite ikimenyetso gihamye cyo kuvuga ngo uyu nguyu ndabizi ko akubitwa njye navuga ariko amakuru hari ukugira evidence ikomenya ngo ese baba bavuga ni ukuri cyangwa si ukuri cyangwa narabibonye live wenda ntiwabibonye ariko kumva amakuru hari n'abantu ushobora kuba barumvise no mu mazina bati wenda kwa naka hari igihe baza baba nk'abarwana ayo makuru abantu bazagenda bayumva aramutse agukubise akaguha nk'urushi rwiza icya mbere navuge twumve aho hantu ubundi ikintu cyose kigira impamvu umuntu yajya kuzamura urushinga rugukubite bifite aho bivuye icyo kintu banza urebe icyo kintu giteye kuzamura urushinga rugukubite nimba bikoze bwa mbere ari wowe bivuye kosora ariko yarugukubise ruragushikaho kabisa kandi ukarwumva reka ukarwumva neza azawumva mu matwi bimeze ntazaze kutubwira ko kera nkiga muri primaire hari umwarimu yigeze kunkubita nyine ndabyumva icyo gihe nibyo nibuka ariko ni mwarimu wibuke ko gukubitwa na mwarimu n'umugabo ni ibintu bitandukanye sindakubitwa nawe ngo ntiwumve uko bimera uracyabifite Imana ishimwe ko ari mwarimu wo gusa atari nicyo gihe gusa nakora iki niwe gatubwira ahubwo naje nimba ukora rebelliyo umuntu iyo yageze mu kintu cyangwa nimba uje gushaka intwaro zo kurasana tumenye izoko umuntu iyo yageze mu kintu iyo wahuye n'ikibazo nibwo umenya uko ukitwaramo ako kantu niko iyo umuntu yageze mu kibazo ubwo nakubiswe nanjye namenya icyo gukora ari uko namaze gukubitwa nawe ubu ntarakubitwa se ubu namenya icyo gukora gute
nimara gukubita cy'uwo mwishura sinabona izo mbaraga cyangwa biterwa no kuza waba wabyutse nagera mu kibazo z'ubumenyi uretse nzomenya icyo gukora cyo Marite ni iki kintu wadima yaringa ku mupatina wawe iwe atazayihaho credit ko ibibazo biri simple ariko biraremereye okay abariho byinshi bimwe ndabayumva atakeneye gushira kuri media biba bihari byinshi ariko barabikeneye ariko kumva ko abashira kuri bose bahari yantumye ngo ako kantu niwe wanyandikiye aka kabazo amakuru yari afite akantu ka mbere mukundira cyangwa mbona ari keza mbona agira ituze ikintu we iwe atazayihaho credit apana ico we nawe azayishima yuko akizi kugikora cyangwa se hari uburyo ashobora kuba azi nzi kugucumbira tuzabibona ariko nawe ukabyadima yaringa ariko noneho akantu iwe atazayihaho credit atazayivugaho wowe umuziho umushimira ativugaho okay ibyo byose uzi wenyine ibiri mu rugo byose iyo bari byo yakoze neza cyangwa nabi cyangwa bigize ute ntacyo azaza kunyihayira nta nicyo azaza kwihayira abandi gusa nije umurebe uko tubanye kareba ibyo mushima cyangwa ibyo nemera akora nawe ibyo akora byose ntabwo azakubyihayaho kuko ni inshingano zo mu rugo kino sintiyovuga ngo nzagikora neza ngo ariko siniyemera cyangwa kino ngo ndagikora kandi nkaza kuza kucyemeraho kuko ntahatanga ripoti kandi ntategereza amashimwe ya cyane gusa nije uvuga ibyo mu apresiya gusa sinimba bizo washatse kumenya cyangwa nimba tubona ko atanyuzwe arakaza utaramubwiye cyangwa urabona ukuntu nateze amatwi akabazo kaba ari ukuntu kazinze hari akantu ategereje kumva ko akabazo niwe wakanditse arakanyohereza mu iranga wakamumbarisha gisubiremo akomeye kakabazo ikintu badima yaringa ku mugore wawe iwe atihaho credit ikintu ushimira cyangwa se ukundira admiring ni gute tubivuga mu kinyamurenge kugira ngo byumve kwadimira umuntu se no kumwemera cyangwa kumusingiza kumwemera iwe ataza yishimaho byo birasa n'ibyo nakubwiye ntaciwe ariyadimira ngo aze kumbwira ngo meze gutya cyangwa se tubwire gicu mwadimiraho wewe ntacyo tucumve kuko sinzi ko wenda arabakunda ko wagakwebse kandi yarakarinze none ngaho jewe mwemera hafi ya byose kubera kundu tubanye vraiment atari ibintu zo kuza kwitaka cyangwa kwihaya ni iyihe uniqueness agira iwe wowe umuziho watazi utaranamubwira kintu yihariyeho cy'umwihariko kuri we atiziho wewe umuziho utaranamubwira ako se iryo banga no banicaranye ryikiza muziho namuhishe n'ikinyabake so kukimuhisha hari umuzi ukibona wenda utaragifatira umwanya uhagije wo kukimubwira sinzi ko cyo bagihari kuko iyo mugenda mubana kandi siritu n'ibi bihe byacu turimo wenda igihe z'abakera ni wenda niba warafite ukuntu k'umuco wacu uri umuntu yifata cyangwa yirimita ariko muri iki gihe ibyo wapresiye umugore wawe akenshi iyo muganira no mu rugo urabimwereka kandi ibyo unenga nabyo urabivuga kugira ngo urugo rusheho kuba rwiza sinzi rero ko bari akantu k'umwihariko naramubwiye nose umuntu tumaranye imyaka yose niba naramuhisha igikwera kandi ari akantu keza yisanga byose yabivuze ninde yabwiye undi bwa mbere ngo aramukunda uwo yabwiye yamushubije gute niwe mbajije narigize ngo wabivuze niwe ugiye guhita uvuga ngo niyo mpamvu nari ntegereje nawe yavuze ngo niwe gusubiza niwe wabajije niwe wabivuze nari muri he wamusubije niwe wabivuze niwe wabimbwiye mbere hanyuma nanjye
ubu nyine si igitangaza mbanze guce mu ijambo si igitangaza ubu nyine abakobwa basigaye bibwirira abahungu baramukunda ab'amanyama barabivuga da kandi nawe usa n'uyafite no kumukwayoka n'umuhungu ari mu kubaho mbese bakabohereza inkwano nubwo atozohereza aza afite power wenda uwo ntazi ufite nta mbaraga z'ifaranga kakujana akakuzamura urumva nyine birashoboka ko n'umukobwa ubu yobanza nawe akavuga ko yamukunze navuga nimba yarankoye cyangwa nimba yamukoye ibyo nabisubize niwe wabivuze. How did you respond? Kandi rero bawumvishe nkako ni gute wasubije uti narabanje ndeba neza ko kuko ibyo avuze abimininga maze kubibona nanjye mbona kumwemerera umuhaye izumweru bingaye zo gutegereza igisubizo 1 week wambaye izumweru 2 2 weeks mare wambaye izumweru 2 marura nandereka umunsi wo kwishyuza uzi ukuntu utanyishyuzaga ubwo wari ideni rindi ntabwo twavuganaga ngo akupa atambajije cya kintu akobwa azayimuka cya gitekerezo cyanjye nakugejejeho nimba yazabanza agakuraho fone nimba yazamera ngo fone yabaye gute sindi kwibuka ninjye ubura muri yo ko wari utegereje gahunda twaze ngo utegereje gahunda zagenze bitegugira ngo ureregane ugeze ubwo baza kwishyuza kwishyuza uzi ko abikubwira yasohoka agatangira kukwishyuza atanagwaye n'umwanya wo kugira ngo Maritare Musare ari nk'umuntu waririye ideni ubona wamuheza namuririye ideni ubundi kugira ngo ube inyangamugayo ibyo wari ugomba kubyishyura utayibaye ubona wamuheza cyoge ntabaye inyangamugayo babajenjewe nimba utompeza wowe n'uwo musubiza ntabampejeje ifaranga sinabihore ntubazi abo n'abandi uwo muce gusubiza nigeze mvuga ifaranga nje waje ideni kandi ideni igendana n'ikintu icyo ari cyo cyose cyawe bafite kucyishura iyo wari ideni uba ugomba kwishyura tubwire nanjye rero namwishyura ubona ari umuntu waririye ideni ubona wamuheza guheza ideni mbese nimba nubzishyuza cyane ideni karikurikirana mpaka ryishyuwe cyangwa nimba nogera aho ngaho agaheba oya ntabwo yaheba ubundi mu bisanzwe iyo abantu bamaze kubyara bafite abana akenshi bitirirwa amazina y'abana ugahamagara papa runaka mama runaka niko muhamagara nta gushekerera kundi kurenza uko hari akantu nabonye ejo bundi umugabo avuga ngo bariko abagore ngo baratuma mu Burundi ngo bitwaga ngo bakenyezi ngo bibaho ngo bitwa ngo bashiri ngo none ngo ni ba baby bageze kuri ba baby hari akandi yibage bageze kuri bashu na bahani sinzi n'ibindi ngo abagore none umwana we ngo azitwa daddy umugore suko yitwa baby umwana bari uba daddy uko no gutwara amazina y'abana uko no gutwara amazina y'abana akavuga ngo baby muri public nasubiza tubwire wewe njye wampamagara oya mpamagara mama runaka izina ry'abana abiguhamagaye ukumva araguhamagaye ngo baby nko mu ikanisa wowe uzitwaramo gute byaterwa n'ikimuteye kuri hamagara na situwasiyo arimo ubwo nyine nakwakira situwasiyo turimo anyway twari utubazo duke na mama runaka sinzi anyikoresha wenda yibagiwe tuba dutambutse uzi ukoresha iri menshi atandukanye nyine reka tube tuyarese hari ikintu twari tuvuzeho twagitambutseho nko haruguru ubona gute special kambaza umuvuga butumwa iwacu araza kutwunganira buringanire mu rugo mububona gute muri iyi minsi ni ikintu kiremereye ingo
bamwe bemera abandi batemera, bamwe bumva ukundi abandi bakacumva ukundi. Nk'abavugabutumwa mucumva gute? oya sinuvuga nk'abavugabutumwa kuko abavugabutumwa ni benshi ku isi kandi uko bose babyumva siko wenda nje byumva. Aho ngaho rero twita ngo abavugabutumwa uko gusa nje wambaza ko ncumva ku giti cyaje. Uburinganire ndi kugira ngo ngisubize neza n'undi wese dukurikira abanza n'icyo twasubije wumfasha ubundi bisobanura iki? Uburinganire kubashakanye umugabo n'umugore bisobanura uburinganire n'ubwo gender balance. Hari nk'amagambo nk'abiri bazavuga ngo uburinganire akaba n'ubwuzuzanye. Uburinganire ni ukuba munganya inshingano icyo umugore what a man can do, ndetse ubunyura asigaye babihuhura ngo icyo umugabo ashobora gukora umugore yogikora neza kurushaho. none icyo bashatse kuvuga ni imirimo gusa cyangwa n'ubutware bwo mu rugo n'ibindi, cyangwa n'ubutware bwo mu rugo. Niba ari imirimo urumva, nimba ari imirimo ubundi imirimo yo mu rugo rwawe uyikorana urukundo. Tuba ugendera ngo umugore yavuze cyangwa iki niko ari byawe urumva. Nimba ari abana bawe ubitaho nyina hari cyangwa adahari bitewe n'uko washatse kubera urukundo, kandi ukeneye ko mu wawe hamera neza mu buryo butandukanye. Ariko ikintu cy'uburinganire yo simero context ndacumva. Ntabwo numva ko ari baba bashatse kuvuga imirimo, ahubwo baba bashaka kuvuga mbese umugabo n'umugore kuresha, cyangwa nimba ari ukifata nabi simbizi. Nimba ari ukuresha k'umugabo n'umugore numva ko atari keza. Ariko nimba wenda ari kuvuga ngo ibyo umugore yakorera urugo n'umugabo yobikora shizo nyine nta urugo rwawe urumva kubera urukundo ukunze umugore n'abana ukora byinshi byiza, n'umugore nawe yifuza gukora byinshi byiza, aho sinumva ko ari ikibazo. Ariko nimba ari ukuresha k'umugabo n'umugore ako kanta ariko twumva nimba ari cy'uburinganire busobanura cyo numva ari kabi, kuko organisation yose igomba kugira chef. Yitagize chef zigira akavuyo, kandi chef ni igihugu kigomba kugira president, akarere bazagira umuyobozi wako, nimba ari intara ikagira governor, nimba ari entreprise runaka ikagira director wayo, habe ni Afrimedia ukoresha abantu batandukanye, ariko chef wayo ni wewe. Vuga ngo ahantu hose hari abantu 15 n'aba bacu bakurikira. Donc ugenda okay, ariko ganiwe direct kuko yifunze wo yifunga cyangwa kwayifungura n'ubukore ushira abantu byiza ko niwe chef wo kendera kuvyifuzo byayo cyangwa kwayifunga sose wo bikora. Nukuvuga ngo ikintu cyose mu gihugu cyose, polisi igira ubuyobozi bukuru, igisirikare kigira ubuyobozi bukuru, hopitale zikora neza ikavura ikagira umuganga wiyo uyo ngo n'umugore ashobora kuba umuyobozi mukuru no mu rugo rero no mu rugo urugo rero ugomba kugira naho umuyobozi mukuru. Umugabo niwe chef by default. None warubaje kwemera Imana, turebye muri Bibiliya umugabo niwe chef w'urugo. Gusa ikintu banzaza bitiranya kubera nyine ibihugu n'imyumvire n'amategeko nari ibintu abantu bagenda bongeramwo z'ubumenyi usange bindi n'amategeko runaka bagenderaho bakadefanda point runaka, ariko mukuri kwiza urugo rukwiriye kuyoborwa n'urukundo. Cyo ni kimwe, ariko umugabo akaba chef, kandi kuba chef utibisobanura dictature. Oya, murashaka kubana neza mu mahoro n'ibyishimo n'urukundo, ariko nanone nyine hakabaho akubu chef. Habe niyo turebye no muri Bibiliya basara bagaza bita Abraham ngo umutware wanje, ariko ntaho tubona Abraham yita Sara ngo umutware wiwe. So ni baravuze ejo ngo hari umugabo wavuze ngo iwe ngo yanga su ngo kuba su ikintu ngo kijemo ngo basu ngo yoreka. Wewe bari abagabo umugore bari su abagore nako bari jewe numva nico kintu umugabo ni mu baba chef ntakuba su chef nabwo abaye su nta kibazo. Abagabo ntibashobora kuba su ni ba chef ntibaba basu. Umugabo rero warubaje muri context ya Bibiliya, umugabo abaye su ababaye kubicurika kuva kuri Adamu ni wari muyobozi cyangwa se mukuru. Adamu yakuwe, Eva yakuwe muri Adamu, aho kagenda ureba abandi bagakurikirana nivuze kuri Abraham umugore donc umugabo niwe ugomba kuba chef. Ubona ubu chef bw'abagabo butarenganya abagore. Oya
umugabo aba agomba kuba shefu w'urugo. Ibyo niko biri, ni nako bimeze, kuko iteka sinajya kubihakana ngo mbi sinanabikuraho, kuko iteka ryose umugabo niwe mutwe w'urugo, niwe utanga amaherekezo. Bitavuze ko n'umugore atayatanga, ariko akenshi umugabo nyine niwe mutwe w'urugo, niwe uyobora urugo neza. Neza. Hanyuma ubwuzuzanye bwumva gute bana Evangeliste? Kuzuzanya wenda je ko mbizi wenda siko kuri kwabyo, kuko nzumva kuzuzanya numva ko ari ibijanye n'ibikorwa byose bikeneye mu rugo. Muhashobora kuba inama y'ibintu mushaka gukora, nubwo nawe uri shefu ntabwo kwa muba iyo wabaye shefu nabwo ugavuga wenyine, iyo niyo byo bita dictature. Kandi dictature nayo ntabwo ari nziza rimwe na rimwe, kuko bazavanga umutumwe wibwira gusara. Hari igihe wumva wenda nimba uri mu mafuti cyangwa uko ubize ngo navuze nabyo si byiza, cyangwa akaba n'abagabo nabo bagira amafuti, ugasanga wenda umugore we nawe ufite ugira n'ibitekerezo bizima n'akaryo nabo barahaba. Ibyo birashoboka, icyo gihe bikagenda none cyo narivugiye ni byiza gutegera ibitekerezo byose. Umugore nimba atanze ibitekerezo bizima nk'ubiyapurika uko biyafitiye inyungu, aho kandi bikuvuyemo nabyo ukabimubwira akabyumva, nabyo ni sawa. Kimwe n'abana iyo bamaze gukura, isi yo wenyine uzuvuga n'abana bawe urabizi, nk'uko umuzehe wawe umaze kungana cyo muri benshi mwanyu bangana nawe n'abandi bakuruta, tekereza ko muzehe wawe mwokora inama naso kandi bigakunda kandi akabumva, abahungu n'abakobwa. Izo tibisobanura ko iso yabaye hasi. Kwanze niyo mikorere myiza, ni mu rukundo. Rero kuri cyo kuzuzanya, mwo kuzuzanya mu nama, mwo kuzuzanya mu butunzi, mu mirimo, mu butunzi. Ndavuga ubutunzi, wenda ukora akazi umugore wokora akazi umugore nawe agakora kandi mukahuzi bitungo ikabafasha. Donc ibintu ni byinshi. N'imirimo yo mu rugo biterwa na culture, biterwa na culture y'abantu. Hariho twebwe nko mu muco w'abanyamurenge, hari imirimo tuba tumva ko abagabo badakora, ariko mu bandi banyamahanga barayikora. Aho n'abanyamurenge nabo kubera kugenda mu bihugu bitandukanye, hariho bimwe byacu twarese kubera bikurikiranye n'amasaha. None se wowe ukora amanywa cyangwa se wowe ukora ijoro, reka dufate ukora ijoro, ku manywa niyo uri mu rugo, umugore nawe yagiye ku kazi, umwe akora amanywa undi ijoro, urashika nusanga hari ibintu bigomba gukorwa, cyangwa wenda abana niwo ugomba kubuhagira n'urugero, cyangwa kubatekera, uvuge ngo yangojewe ngo mu muco w'abanyamurenge ngo umugabo ntazateka. Izo kamere murumva nawe ni ubusazi ndibyo. Nta wundi muntu muri kumwe, nta mukozi uhari, ni umugore akora aya masaha nawe ukora yandi. Abana baraje bavuga je sinza nteka ngo cyangwa sinza ngere. Duhuriye mu nzu mwembi. Igihe duhuriye mu nzu twembi, mu muco w'abanyamahanga cyangwa bahandi wenda nibo ntibatora umugabo yokora, mu muco wabo nimba ariko bimeze ni byiza. Ariko natwe mu muco wacu ntabwo twereka ko ibintu byose byo mu muco wacu byose ari bibi. Nimba umugore ari ifite imirimo akora, nabyo ni byiza kuko niko twubatse kandi nako ni kwiza. Iyo wacari guseka cyane, reka muhe ijambo ko ndambona afite ibintu cyane. Ya mirimo yo mu rugo, umugabo mu rugo arengeje ukuguru ku kundi, yibereye kuri telefone cyangwa kuri televiziyo, wenda muvuye mu kazi cyo kimwe, bimeze bituwe umuco ni sawa. Kandi nafubise ariko nawe ari ukuntu ugasanga mwese mwagiye mu kazi, hanyuma gutaha ugahita uhitira muri twa turimo akagutanga two mu rugo, akanagutanga ukaza ugasanga ari kuri telefone. Kandi ibyo bintu abagabo benshi barabikora, ntabwo ari bose. Nimba azi ko uri mu kazi nawe yari ari mu kazi akagutanga mu rugo, hariho akaryo k'umugore mu mirimo yo mu rugo umugabo atakora neza, ashobora no gukora yahageze, we wagaruka ukanayisubiramo, kuko ubona ni byiza rero ko reka kugikora, ku buryo uba ubona ugashobora no kumubwira ati rero rwose iyi mirimo uzayireke si iyawe, kuko uba ubona ako karyo ni ak'abagore ko kuza agatunganya utuntu two mu nzu vuba vuba, baba afite n'ukuntu adutunganya ahantu, none akagira
aba afite n'ahantu atubika ku buryo najya no kudukenera ahita tubona byihuse. Naho we navuga ngo agiye kubikora, urashaka ikintu urinde guhamagara kuri telefone, n'igihe uhamagara ugasanga yibagiwe naho yagishize. Ntabivuge n'ubundi niwe bazabikora, kariya ni akazi kacu, kuko hano natabyemera n'ubundi arashika bikore arashika bikore, ariko kariya ni akazi kacu mu by'ukuri nitwe tugakora neza. Nta kibazo kibirimo umugabo yo kwishirira ukuguru kundi mukabikora mutuje kandi munyuzwe hatajemo iby'uburinganire. Wenda hariho nko mu rugo ahageze mbere kandi ugataha amasaha ubona yagiye, aho kugira ngo abana bagume basa nabi kandi wenda n'amasaha ari kugendaho kugira ngo baze koga mu mbeho, nk'ako kaba koroshye ashobora kugakora, ariko atanagakoze nta kibazo. Ibyo ni kuri we uko abishaka, uko abyumva, ashobora kuvuga ati reka mfashe umugore wanjye. Iki cyose ni ibanga, ariko ubundi umuco wacu wari nk'imirimo tuba twarahariye abagore. Umugabo ntiyo korera abana amasuku, umugabo ntiyo kuhagira abana, umugabo nti, ariko ubu nyine muri bino bihugu turimo, wenda bari muri bihugu by'iwacu ntibo byumva, haroba ngo abagore barabahaje ni baramugese, none se nkubu nyine sigaranye abana umugore ntahari. Nose umwana yogira ko akunda abana bazabagira akiyanduza, ukareka kumuhanagura kirana ucafu ngo ni kugazanye naje kame muri umugabo ngo nibwo umugabo kumba kubikora. Kandi ibyo nanjye zo sibanga, iyo nasigaranye abana ndabikora nimba ndi mu rugo, aho kuhagira abana iyo turi kumwe arabikora, ariko abaye ari nje bafite nakora iki ndabikora. Ibyo sibanga na hano nubikora kandi nta none abinkuramo kunumva ari byiza n'abana baje nyine akora mu buryo bwo gufashanya bwo kujya, ariko mu buryo bw'uko adahari ariko ari gukora ikindi. Ari n'igihe hari umuntu wambwiye ngo we yokora ibi bintu ngo agahanagura umwana ngo ariko umugore ntamusanga ari kubikora, akaza agasanga yabirangiye. jewe warigenza mbikora iyo dufite gahunda nshaka ko tudakereza. Hari igihe aba ari gukora bimwe nkahita ninjira mu bindi atabimbwiye, jewe kagira ngo twihutishe, ariko ntaharakihari nyine tworeka bakama bagatunganya bagoma tugatunganya imirimo yacu, ariko byose biva mu bwumvikane. Okay, hari abagore babumva ngo umugabo natega cyo naje ndagira gutya, ariko bene ico kintu cyo guhangana umugabo n'umugore ntabwo ari bari cyiza guhangana. Se aho haba hajemo akantu icyo biza bisenya ingo, kuko ushatse guhangana n'umugabo wawe niko kwikubita urushiho ubwawe. Habe n'umugabo nawe banga umugore natega cyo naje arambona n'urugero, habe nabyo si byiza. Wenda uko umugore wanje ateye siko wawe ateye, hari igihe usanga kwa naka umugore wakora gutya cyangwa muwanje uko tumeze n'urugero washaka wenda wo kutwigana, wawe wenda siko abyumva, ugasanga urasenye kuko wiganye. Rimwe na rimwe abantu bagomba kumenya uko iwanyu muteye cyangwa okay. Reka wenda nsimbutse ibyo buke, uri evangeliste, uyu ni umunyamakuru, ibyo bintu muza mubihuza gute? nta kuzogonga. Iyo mirimo muba muyihuza gute, mugira mu izihe challenge? Nta kuzogongana kubera ko kivuga butumwa iyo ugiye kurikora nk'umutwaro wikoreye sinzi ko nabikora neza, ariko iyo bikora nk'ubuzima ubuzima nawe urabyumva, ni urukundo bigutera kubikora, usanga ari bwo buzima nyine. Ushagura n'abapagani hanze ku mihanda cyangwa mugenda muhura mukorana ukagenda mubaganiriza bya Yesu, ubwo ni ubutumwa kandi iyo nzira turayikora. Hari ukubwiriza ko mu ikanisa nose kuganira mu ikanisa abarimo abakijwe n'abadakijwe, izo si umugore ari cyo zomuremerera mu itangazamakuru, ntacyo zoremera. Urumva wenda waganiriye mu ikanisa cyangwa waganiriye hanze aho, cyangwa nk'uko tubikora kuri social media naho tugatanga ibiganiro by'ijambo ry'Imana, urumva aho ngaho umugore ntacyo bimuremereye. Kandi itangazamakuru bakora iyo wakora afite channel yiwe se yayivuze ari umunyamakuru wakameje yitwa Mulenge Top TV, ni channel ni yiwe, narabimurekeye ko nzamanaje bizabishaka ko tambangukira nimba nari nka ya mirimo y'abagore, ariko ntabwo uruvuga usuko ndabona ari ubi ya. Urumva jewe no gutanga ubutumwa muri ubwo buryo, ntawe itangazamakuru
kariyeri kandi nayo si mbi. Wiga ukagenda wigiramo ubumenyi cyangwa se abandi baguha amakuru ukabikora neza numva nta kibazo. Kibi no kuryo bari itangazamakuru ryo kuja gusebanya no kuja kugongana n'abantu aho niho byajya ukubiri n'ibyo avuga. Kandi nicuza kimubwira kubaza hano aramutse ari mu itangazamakuru ubu nyine aramutse akoze ikintu kidasanzwe abaye public, agiye muri public mu buryo bwa critique, icyo gihe mubyitwaramo gute? Critique hari igihe umuntu dukora inkuru hano akaba ikakwikorera ikaba ikibazo biterwa n'iyo nkuru iyo ariyo. Kuko hari igihe iyo yose whatever aramutse ayikoze cyangwa se nimba byaramubayeho simbi, inkuru zose siko zazizana intambara. Rero bene izo zizana intambara tuba tugomba kumenya ni bene izihe, nk'urugero bene iyihe tumenye ko bivuga cyangwa tubivuga. Naho nimba ari inkuru kuvuga ngo bamwe bayemeye cyangwa bamwe tubezanye nawe ubanza kuyemera ngo uyu ngiyu uyivuga iyo tuyivuga. Oya navuze biba ari inkuru iri mu buryo nyabwo, itari ikinyoma cyangwa itari yo guharabika abantu, iyo yivuga kuko ni komedi bimeze itangazamakuru. Ariko iba yarimo guharabika abantu cyangwa kusenya cyangwa kubesha, iyo ngiyo bunakore gufungwa. Iyo ngiyo nk'icyo no kimubwira kera yabikoze kandi kera byabaye ikibazo, yabaye objet de critique. Uzitwaramo gute? Objet de critique ariko ari inkuru y'ukuri nta kibazo, cyangwa yanaharabikanye. iyo yo guharabikana iyo tuba tubigana n'uruza bimubwira ibintu bitara ibyo gutoragura byo mu kirere. Umunyamakuru agomba kugerageza gukurikirana amakuru akamenya ko ari ukuri, ukabishira hanze ufite evidence, ibimenyetso simusiga. Kuko hari cyo ukora nimba ata evidence ugifitiye bo kurega ugafungwa. Kandi bo bakwire kuguhambira kwera twamafuti nyine ibyo ni byo umunyamakuru udafite ubunararibonye. Ariko bifite evidence bamwe bagasakuza, so ni ibintu bisanzwe kwitangazamakuru ni bisanzwe. Ukuvuga ngo urebye hari igihe ashobora kuba gukora ikintu yamara kubikora yarazi ko ari cyiza, kikaza kubamo kikamwubabira muri side. Icyo gihe wobyitwaramo gute? Ko ndashaka kumva we nk'umuvuga butumwa uwo mubwira ngo reka uyu murimo dore utangiye kudusebya cyangwa aya sino bimubuza. Kuko rero kubimubuza ko n'ubundi nsanzwe nzi ko izo challenge zihaba. Iyo nja kuba ari kubimubuza imana yumujije kuva mbere hose. Ahubwo icyo numwereka gusa gukora inkuru neza, ibi nafite evidence nico gusa ndeba bijanye no kugongana n'amategeko. Sawa. Na ibindi byo abantu bo kwemezanya inkuru cyangwa bayemeze nibisanzwe. Kandi kabaza hano urumuvuga butumwa. Umuvuga butumwa ubwiriza ukuri, uvuga ukuri, yani proclaiminga ukuri. Ni umunyamakuru muri profession y'abanyamakuru no guquestioninga buri kamwe, kwibaza kuri buri kantu. Umunyamakuru niko ameze. Ibibazo byinshi muri ibiganiro byanyu bisanzwe mu bihuza gute? Kuvuga buri kamwe ukuri noneho ndakibaza ibibazo byinshi, muza guhuza ibyo bintu zombi gute? Izo mu rugo sinumva ko ugomba kuzana umwuga wawe mu rugo. Wenda hari abantu bo bikora ariko numva atari byiza. Yatangiye atubwira ngo icyo ukora uzubacu bakanakikwita, basigaye bamwita Murenge Top TV. Yavuze ngo bokimwita ariko ntibivuze ngo niko ameze mu rugo. Ni abantu bokwita bakwitira izina. N'ubundi uri umusirikare bakwita umusirikare cyangwa n'imbere afanda kwita afanda. Nako umusirikare kaba kamuri. Niko naringiye kuvuga. Sometimes iyo ugize ngo wubake sero nuko ukora, hari igihe usanga bimwe bitameze neza. Mu bihuza gute nk'umuntu wibaza kuri buri kamwe uzuhuza kuko mu rugo gasa namushatse ari umunyamakuru. Namushatse ataraba umunyamakuru. Urumva? Kandi nawe ntabwo nuvuga ngo kubana ko mu rugo ibintu bibahuza ni byinshi. Cyane n'ubwumvikane. Cyo kuba kigenderewe kugira ngo urugo rumere neza. Ibindi kandi ni bijanye n'umuco wanyu. Hari ibintu byiza umuco ufite wanyu, kuntu mwakuze mubona ababyeyi bubatse, wenda namwe mukaja muri uwo murongo.
urumva iyo mukurikije bene ibyo sinuva cyane ko mwamwibaje cyane kuri evangelism. Okay, izina rya Yesu numva riba riri hejuru urugo rwanyu kuko mukijijwe nyine bikaba moteri yo gutuma mukora n'ibyiza, ariko bijanye no kubaka bibafasha n'ibyinshi. Tubana ku musozo nk'umunyamakuru uyu wanyu ni umunyabuntu, tuzi uzibazaho? Nabyibajijeho before yuko mva umunyamakuru, ariko demo ko twagiye nkomeza kubyumva, nkomeza kugenda ngira ibyo nsobanukirwa, ubu sinkibyibazaho cyane. Waramukurikiye? Yego, cyane cyane, nagira n'akabazo nkamubaza. Uko zicanti waje guca ku ndaraza cyo kwihana? Ibyo byo guca ku ndaraza ese ubundi kuja guca ku ndaraza buretse tubwire. Ibyo ni ibyo mu isezerano ryawe, ntabwo ibyo ari ibyacu ubu ngubu. Uko zicanti wowe usaba imbabazi kugira ngo nezwe, kugira ngo bigende gute? Saba imbabazi kugira ngo njye mu ijuru? Usaba imbabazi ziki? Ubundi nkawe nje tukavugana na ubutumwa we yemera aza tubwira nuko uko zicaha kitokuza ijuru. Uko zicaha ntugomba kuja imbere ya padiri, ya pasiteri, ya bishopu wireke. Buriya se ubu ujya kwiregaho umubajijeho yakubwira ko ntacyo akora? Subije neza muntu wanje kuko ni umuntu nkuko nawe uri umuntu. Ese ubundi kuja kwa papa ntungane papa cyangwa padiri atanga ubugingo, kuja kwa pasiteri ko acumura nkawe nawe akizwa n'ubuntu bw'Imana nkawe aragufasha. Indaraza ibirakora iki? Kuko nunareba ko ubutamzi bakoraga mu Isezerano rya kera, umutamzi yari umuhuza w'abantu n'Imana, yadiringa kujana n'ibitambo n'ubutamzi, kuko nyine cy'ubutamzi n'ibitambo. Ubu nyine Kristo niwe mutamzi kandi niwe wahindutse igitambo. Uwo wundi waje kubwira aragufasha. Bivuze ngo musaba imbabazi? Ntabwo imbabazi z'umuntu mwakosheranye habe n'umugabo n'umugore mwozisaba, nawe dukosanyije naza. Ariko si imbabazi z'ubugingo, ni imbabazi zo kubabarirana kugira mubane neza. Ariko sinaza kugusaba imbabazi kugira ngo njye mu ijuru. Hareka gutyara. Hariho amamuraka abapasiteri baba bafite, cyangwa nyine mena abo bantu nk'abapadiri n'abandi, ntabwo ibyo tubibaka, ariko ntabwo ari bo baguha imbabazi kugira ngo ujye mu ijuru. Bafite ibyabo, ayo rwose ntitubibaka. Yani nawe wabaye umunyabuntu. Ahubwo abantu bose bizera Kristo ni abanyabuntu. Ahubwo se nawe watukonjorera guca ku ndarazo bikura, nubwo nawe watubaje nawe tukakubaza. Ni ukuvuga ngo tugana ku musozo kubera amasaha, ndabona asa n'adufashe, hari ibiganiro bari tuzishimira ibibazo uyu mugabo, ariko ndabona biri buze kurura ibindi by'aba abanyabuntu. Se harya mwemera abapasiteri? Bande abanyabuntu mwemera abapasiteri? Bande babemera abanyabuntu, kuko nakubwiye nta abanyabuntu uzi muri Bibiliya. Abizera Yesu Kristo bagira ubuntu na Yesu. Amazina Bibiliya yita abizera, izina abakristo nibyo babatijwe bitiswe muri Antiokia. Abakristo wewe wiyitirira, si izina ryavuye ku Mana, ni izina abantu babise muri Antiokia. Ariko izina amazina bitwa abanyabuntu ni ribadikano, abakristo ni ribadikano. Twe twumva ko ari byiza, ariko ni ribadikano. Amazina ya Bibiliya bitwaga bizera, nizo sanga muri Bibiliya, bitwaga bera, bitwa bakiranusi, bitwa abana b'Imana. Ayo niyo mazina usanga muri Bibiliya. Abera mwemera abapasiteri? Abera, abakiranusi, abana b'Imana. None umbaje ngo sabera mwemera abapasiteri, wowe nturuwera. Umbaje ngo saba kiranusi mwemera abapasiteri, wowe nturi umukiranusi. Ne dusubize ikibazo kiri. Njewe nemera Bibiliya ikivuga. Leadership w'ikanisa iremewe kandi ba muri Bibiliya. Ngo wemera abapasiteri? Takibazo. Wemera nawo pako yawo n'amavuta yawo? Amavuta y'abashumbura yemera? Amavuta gute?
ari aba bashyira bagiye kubasengera baba bafite amavuta yabo. Hano muri quartier ntuzumva ngo wavuga pasiteri mu izina ngo ni gute wubaka amavuta y'ingofero. Bose ntibamuvuga mu izina, afite izina ryo cyangwa ndi urivuga. Hari aho birivuga ngo ntukavuga izina rya pasiteri. Ariko banze cyangwa umwungeri ni urugero kadukoresha izina mwungeri. Hari aho birivuga ngo ntukavuga izina ryiwe. Wo mwita pasiteri umwungeri, wo mwita uvuga n'izina ryiwe cyangwa nimushaka kumuheshima nyine kwenda arakuruta mu myaka nko gukoresha paronaka ukoresheje pasiteri cyangwa naka atakuruta mu myaka. Biterwa wenda n'ubushuti mugirana. None se tungana nawe kakuhamagara mu izina ari cyakirimo. Nta kibazo biba biteye. Ikihe kibazo? Twara tureka nyubaho. Ico umupasiteri ugomba kwemera. Ndi kugira twavuze ngo ubuyobozi bwose cyangwa se organisation yose nimba muri abantu 100, 200, 300 babigomba kugira abantu babiyoboye. Kuko batabiyoboye habamwe akavuyo. Kandi Imana ntiyaduhamagara akavuyo. Ico gihe leadership ikanisireme. Ariko kuzitangwa abanyabuntu niko nari kubajije. Donc na kantuka ikindi yari myumvire mibi abantu bagira bafata kuko nikuko hariho abagatulika. Hakabaho abayisilamu, hakabaho abatemwe de Jehova, hakabaho abanglikani, abadventiste. None hari abantu bafata ngo hakabaho n'abanyabuntu. Hiyo ni myumvire ipfuye. Kuko umadventiste niba atizera ubuntu bw'Imana ahubwo yizeye yuhe Yesu uvugwa muri Bibiliya. Ko umuntu gani Kristo nimba uri umugatulika ukaba utizera ubuntu uri igiki. Nimba uvuga ngo wowe uri methodiste cyangwa uri Branham n'urugero utizera ubuntu bw'Imana hicu wigisha n'igiki. So ubuntu nubwo abantu nubwo abakristo bose bizera nubwo abizera bose ari we Yesu waje uzuye ubuntu. Ubuntu si idini runaka ryaje, ubuntu ni Kristo wavuye mu ijuru. Reka tuzabigarukeho ubutaha, tuzagaruka kuri iyi topic yo tuyiteguye. Kandi mbashimire kubw'umwanya wanyu, kubwo kuganiriza abakunzi ba Free Media. Namwe mbashimire kuko mwemeye kwicara kugira ngo mutegereze. Reka mbaho umwanya umunota umwe musoze ikiganiro, ijambo rimwe ubundi bo bashaka basanga. Okay. Reka baringe tangira kuko ari njye wegeranye nawe. Ikintu njyewe navuga mbere yuko dusoza no gukangurira wowe mukunzi wa Free Media kuko niho turi uyu munsi. Ndagukangurira kujya kuri Mulenge Top TV ukareba ibihakorerwa kuko ndabyizeye uzabikunda. Ari ibintu byiza uzabikunda, ugenda ukore subscribe ukurikira ibiriho ndetse n'ibindi biri bizazaho kugira ngo dukomeze tubane. Uzaba ugize neza. Nageze mu macana atandukanye n'ubu nye n'undi wese wakena kuntumira kuri channel twakorana ibiganiro z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hano kuri Free Media hari ikiganiro twakoreye, kuri Papa Legend hari ikiganiro twakoreye, kuri Unit of the Church hari ibiganiro twakoreye. Bari abagabo ba Unity ngira ngo abantu benshi barabakurikira. Bari abapasiteri. Abapasiteri urabemera nk'abapasiteri batuyoye cyane bari. Unit of the Church bazakora neza. Urumva bakora ibintu nyine byo guhugura abantu no kubereka bavuga iryo kanisa rya bico ryigisha. Abanyabuntu nabagiriye ubuntu hari. Umuntu wese yagiriye uwizera Yesu yagiriye. Ahubwo bazaze biteguye icyo kibazo. Tekereza ko batokuyakana Yesu. Wenda nimba ari byo kwemezanya naje cyangwa ntibemezanye naje ibyo tizohindura ukuri kwa Bibiliya. Ariko ico bizera Yesu. Abayiga batizera Yesu ndambamve yo kubita abashumba. Se baje gute mugari reka baziteteye bazivugira ariko reka okay nari bizo natanze ibiganiro henshi no ku macana atandukanye. Hanyuma ariko cyane cyatuzanye hano cyangwa se madamu cyangwa mushiki wanyu okay iwe nico cyari kimuzinduye nari nashatse gusa kumukubitiramwe mugani w'abayumve kubusupporting nuvuga ngo muzarebe iyo channel yitwa Mulenge Top TV, uzandikamo byo kuri YouTube Mulenge Top TV, mumuhe subscribe, mumuzamure, umuntu agirwa n'abandi, mumushigikire. Utegeza ko nta mutima mubi mumufitiye mumushigikire ico gihe mukore gutyo. Hanyuma hariho na contact ziwe uzashaka kumwandikira cyangwa utanga itekerezo bijanye na channel sawa.
kuri channel kuri iyo channel njyewe ntangaho nanjye ibiganiro ariko by'ubutumwa bwiza ntanga no ku zindi channel kuko nabivuze Afrimedia nayijeho Papa Legend abashumba ba Unit of the Church indi twa Room of Righteous n'izindi turakomeje ariko iwe abikora ku giti cye nyine gahunda yo narayimurekeri independent bese iwe akora n'ibindi bitandukanye si yobokamana ya duhujwe n'urugo ariko channel tutihuriyeho channel niwe nuko numva neza murakoze cyane reka mbashimire kubw'umwanya wanyu kuganiriza abakunzi ba Afrimedia live wewe wafashe umwanya wawe ukurikiye ikiganiro kugeza ku musozo uri intwari reka nkwite kuri intwari uri umuntu dushigikira n'ubundi ukomeza usharinge usangize n'abandi nawe niba utarakora subscribe gahunda no kuzuza 150 niho turi kugana kandi subscribe rero ubundi twimanukire dukomeze tugende ibindi bizinshi biraje gahunda za Afrimedia nakagaruka ibyacu nakagaruka mwari kumwe na director Gabi kuri Afrimedia live mani barindi A world of stories.